mbo sheri wawe ntabwo ari ngombwa ko musohoka. Kindi wibuke ko mutarabana. Ushobora no kumugenera akantu nubwo wamuhana bumva. Ntabwo ari ngombwa ibintu birenze, cyangwa ukamutegurira akantu. Ushobora kumukubita nk'udukweto twiza, ushobora kumugurira agakariso keza k'agasitiringi ugashyira muri kerepari ukamujyanira, urumva. Ushobora kumukubita agasutiye keza kariya. None se ibyo bintu wajya kubigura wagenda hara mu isoko ukabigura cyangwa wabituma? Wabigura da. Ntuzwa kugura ikariso uyigurisha wawe ni ibintu birenze ijisho. Buriya boxer ngewe keretse byibuze umugore wanjye tubana, wowe ndayifura. Ariko umukobwa mukiri mu rukundo oya ashobora kugucisha mu ijisho, ariko wenda nk'umugore wawe mubana we nta kidasanzwe yayifura kuko muziranye bikuri byose. Ariko umuntu mukundana ntabwo yagufura boxer. Burangiyewe nyine abana n'umugore wanjye naramubwiye ati boxer zanjye mbabarire ko hari utuntu haba hasigaye nk'utuntu duke ukuntu ushobora kuyiha umukozi akancisha mu ijisho. Aho kugira ngo ngiye boxer zanjye uri umugore wanjye uziho umukozi azifure, washobora ukazifura wowe. Uyu munsi rero turi kumwe na Yakamwana arashize igihe, ariko yavuze ati uyu munsi aragaruka yongere adusuhuze twumva uko bimeze iminsi myinshi. Sasa rero nkamwe muba mufite uducano dutoya, bibanza ucekinge sound, ubanza ubaze check sound kugira ngo wumve niba amajwi ari sawa. Uko umunsi wakoze video igasoza nta jwi rihari ari ishusho gusa ryaya kuzabuhiye. Mbasobanurira mwaducano twe twabana ducano tuvuka dushaka, ariko nzabazamura kabisa. Turaducano tukiri dutoya kuri umuntu video yagera mu rugo yajya kurekura video agasanga nta sound ukabura hiye, kandi ibiceri byanjye baba bimaye. Ubundi uducano dutoya nukubanza ugacekinga sound. Oya n'uducano turemeye mujye mucekinga sound. Sound niyo ya mbere. Sound ni ya mbere, urumva. Bamara gucekinga sound ugacekinga n'iki ishusho. Yes. Ufata ishusho ryiza, background nziza, bacekinga sound yawe nibiri correct. Apana nka zacano ujya kumva sound zasaraye cyangwa ugasanga harimo amamodoka n'iki ntumve ibintu byawe. You have to check first the sound, bacekinga n'ishusho ryiza. Ariko rero nsinose usigaye winywera twa fanta noneho. Imba ndi kunywa fanta. Sigaye ngura ipaki. Baba ni mugenda mugura udusigara tubiri, bagura agasigara kamwe, bagiye mugura ipaki. Usigaye ugura ipaki? Ushobora kugura ipaki hatagize babandi baza kukuvumba kusigara ngo wamaye isigara wamaye ifege. Iyi paki ishobora kumaza iminsi 2 cyangwa 3. Iminsi 2 cyangwa 3. Sigara bimwe ipaki birimo isigara 20. Ubu maze gukuramo zingahe? Bo maze kunywa murenye n'ababandi basabiriza isigara. Urumva ntago umuntu yagusaba isigara ngo uyimwe. Noneho hari abantu basaba isigara. Nanjye ubwanjye ndarisaba. Reka? Niyo mpamvu nta muntu nakwima isigara. None se umuti umwe ugura ngahe? Mbona ukuvuga ngo iyi ni intore. Intore ntago ari premier, ntago ari filtre, zira ni isigara zihendutse za make. Ariko intore isigara imwe igura 200. Ubwo kuba isigara 20 kuri desa nanga 4,000. Urumva ko twebwe sigaye kura sigaye ndi umuboss. Usigaro uva natandukana na dusaba rega ndi kuyarya nitonze. Nta muntu uri kumbwira ngo uratanga rasiyo, nta mugore uri bumbwire ngo sheri ngo umusatsi ngo urajya kunsukisha. Ubundi ariko uzi kunywa byeri yawe, nta mugore uri bukubaze ngo sheri ngo kutatanze rasiyo, ngo sheri ngo uyu munsi turarya iki. Urumva ubura niyo mpamvu twebwe abasingo tubayeho neza. Ese yaka kuri Saint Valentin wari umunsi umeze gutyo? Bo kuri Saint Valentin yewe Saint Valentin nta mukunzi nari mfite, ko dusabe ni wari umukunzi wanjye. Saint Valentin yabaye twatandukanye. Yabaye mwatandukanye? Twatandukanye. Nta muntu wasohokanye?
nta muntu wigeze ubona ngo usohokane? nta muntu nasohokanye. Gusa icyo nabwira abantu Saint Valentin ntabwo ari ukuvuga ngo ni iby'abasheri gusa. Ushobora no kugenera nyogokuru wawe impano, cyangwa se sogokuru wawe, cyangwa se papa wawe, cyangwa se mama wawe. Ntabwo umunsi w'abakundanye ari iby'abasheri gusa cy'abasheri ishushoye. Ntabwo umunsi w'abakundanye ushobora gukunda n'undi muntu apana umusheri wawe. Ariko ufite sheri urumva ntabwo wajya gukunda undi muntu kandi sheri wawe wahari. Ubundi se yakubaza impamvu. Ubundi se hari ikibazo mfite nshaka kukubaza. Urumva nka couple ifite n'umusheri, ufite umusheri, ubundi kuri Saint Valentin aba ari umunsi umeze gute? Ese ni ugusohoka gusa cyangwa se ni ikihe kintu ushobora gukorera sheri wawe kuri Saint Valentin? Hayaka sheri wawe ntabwo ari ngombwa ko musohoka. Ikindi wibuke ko mutari abana. Ushobora no kumugenera akantu nubwo wamuhana bumva. Ntabwo ari ngombwa ibintu birenze, cyangwa ukamutegurira akantu. Ushobora kumukubita nk'udukweto twiza, ushobora kumugurira agakariso keza k'agasitiringi ugashyira muri kerepari ukamujyanira. Urumva ushobora kumukubita agasutiye keza kariya. None se ibyo bintu wajya kubigura? Wagenda hariya mu isoko ukabigura cyangwa wabituma? Wabigura da. Ntuzwiye kugura ikariso uyiguriye sheri wawe ni ibintu birenze. Ubu ngubu hari abahungu bazigura. Wanayimufurira kugira ngo muhe ibyishimo by'uwo munsi. Ufata sheri uyu munsi rwose agakariso kawe ni njyewe uri bukavugute. Bakavuguta bakanika yicaye hariya ariko kureba uburyo uri kugatunganya. Reka ubu ngubu umukobwa nyine mukundana ashobora kukumisera boxer. Ngiye kuyifura nayifura. Oya hari ukuntu baba wasizemo ukuntu akaba yakutubona akagucisha mu ijisho. Buriya boxer ngewe keretse byibuze umugore wanjye tubana wowe ndayifura, ariko umukobwa mukiri mu rukundo oya ashobora kugucisha mu ijisho. Ariko wenda nk'umugore wawe mubana we nta kidasanzwe yayifura kuko muba muziranye kuri byose. Ariko umuntu mukundana ntabwo yagufura boxer. Buriya ngewe nyine abana n'umugore wanjye naramubwiye ati boxer zanjye umbabarire ko hari utuntu haba hasigayemo utuntu duke ukuntu ushobora kuyiha umukozi akancisha mu ijisho. Aho kugira ngo ngiye boxer zanjye uri umugore wanjye uziho umukozi azifure, washobora ukazifura wowe ntacyo tuba tutaziranyeho. Ariko hari abadamu niba ari ubwirasi niba ari iki ugasanga nta kintu ashobora gukora mu rugo guhera ku kariso kuri boxer z'umugabo byose ni umukozi ubifura. Buryo ageraho noneho akabwira n'umukozi ati ikintu uje kunsasira igitanda. Nk'uwo mudamu n'umugabo ugasanga umukozi niwe ugiye kugisasa. Nk'uwo mugore abandi badamu muramuvugaho iki? Bucya ari ukwicara gusa atanga amabwiriza gusa. Abo badamu mugira icyo mubavugaho muri komenti. Abadamu nk'abo murabavugaho iki? Ni abanebwe. Hari abantu b'abanebwe ugasanga nta kintu na kimwe ushobora kwikorera mu rugo, ibintu byose ari umukozi. Abo badamu rwose mugerageze, hari utuntu tumwe na tumwe uba ugomba kwikorera mu rugo atari ngombwa umukozi. Bitewe n'uko bana ushobora gukurikira wenda uwo nguwo uteye neza, ibuna ari korekite, ari mwiza ebana, ari mwiza ahantu hose, ariko umutima ebana ari wa wundi uzakuzengereza. Abo ni ba bandi ubona rero ugakurikira ubwiza ugasanga ntimumaranye kabiri. Kimwe no gushobora kubona wa wundi nanone akaba atari mwiza cyane ariko nanone nawe umutima ari nawe. Ubwiza rero burya ubwiza ni umutima. Nukurikira tayi ugakurikira fesi uzashya. Dusabe njye ntabwo namukunze niwe wankunze.
ariko niwe wafashe umwanzuro. we yaje kumiga aturutse i Muhanga, araza arambwira ati ngewe nshaka ko tubana ariko mfite umwana. Kubera nuko ngewe nari nkeneye umugore, ndikumva mukeneye, sinirirwa ndeba ku mataye, sinirirwa ndeba ubwiza, sinari nzi imico ye, sinari nzi iwabo, kubera ko nari nkeneye mpfa gufata. Ariko nyuma yaho urukundo rwagiye rushira gake gake, kwanza by'umwihariko ari we ku giti cye, ko twatangiranye kwa kundi yanyitaga sheri, shushu, byagiye bigenda bishira gake gake, yarasigaye ampamagara ngo yaka ngo ngwino, bya sheri byaravuye. Urumva rero oya, njye ibyo nta nubwo ari impamvu, iyo ntabwo yaba impamvu kunyita yaka, n'ubundi niko nitwa n'abandi barabinyita, ntabwo yaba impamvu kunyita sheri, nibyo nta nicyo binambwiye, n'ubwo yanyita yaka ntacyo bivuze. Ahubwo ushobora kubana n'umukobwa mukabana neza, kubaha, gukunda, cyagiye mu kibano, ariko agenda agusuzugura gake gake. Ni ukuvuga ngo Dusabe yatangiye kugenda nsuzugura buhoro buhoro, agenda nsuzugura, mbona bibaye kasitorose move, iyo bikabije biba bibi. No mu byatumye dutandukana n'izo mpamvu zirimo zo kugenda nsuzuguramo gato kidogo kidogo. Ntawe, nta n'umwe, keretse indaya imwe yigeze kumumbeshyera, irambeshyera ngo nayiteye inda, nsanga atari ngewe. Mbese indaya icuruza umubiri, urahava undi akinjira, yahava undi akinjira, gute yambwira ngo njye namuteye inda? Kandi iyo ndaya ngewe twabanye ari mu cyunamo, tumarana cya cyumweru cy'icyunamo, nicyo gihe yanyipinze muri icyo cyumweru, mpita mucika, arangira avuga ngo namuteye inda. Niwe muntu wa mbere wambeshye ngo namuteye inda, ariko nta mwana ngira uretse uwo nguwo wamumbeshyeye, ni uwo wenyine, ubundi nta mwana ngira ngira. Ibyo ngewe sinabishobora, kuvuga ngo ngewe nkundane n'umukobwa imyaka 5 utaransamuza, wapi kabisa, ntabwo twakundana imyaka 5 utaransamuza, byo ntabwo byashoboka, ugomba kubanza ukansogongeza. Usigaye utwara abaguzi ibikapu, usigaye utwaza abagore ibikapu, we bahise oya se, we bahise katwikomereza. Ntabwo twakundana imyaka 5 utarambomoza, byo ntabwo byashoboka, ntabwo byakunda, washobora ukabyihorera. Abandi ahubwo iki gihe basigaye bakora n'ubukwe, umwe atwite yaramukubise avanse. Ariko ari inda ye batwite, kubasezeranya ndumva nta cyaha kirimo. Ahantu hitwa mu Rwerere urahazi? Mu Rwerere ndahazi cyane. Hari abantu bambwiye ngo nzakubaze, mbese ngo ni ikihe kintu wari uhazi? Mbona ukuvuga hari Rwerere yo mu nkambi, mu nkambi hari ahantu twitaga Rwerere, ahandi tuyita Kiyovu, mbo zari parite ebyiri, inkambi ya Gihembe, hari Rwerere na Kiyovu. Ni ukuvuga Rwerere yari imeze nk'aho ariyo ifite guverinoma y'inkambi, niho hari ubuyobozi hafi ya bwose,
ko Rwerere abahazi hari ARC, niho hari ibitaro, niho hari depo y'ibyo kurya, niho hari ofisi za HCR, zose buriya zari mu gice cya Rwerere. Ariko Kiyovu natwe twari dufite umukire mukuru cyane bitaga Muramira. Muramira yabaga mu Kiyovu urumva, ariko Rwerere niho wenda twavuga hari nka perezidansi, niho hari ubuyobozi hafi ya bwose. Hari plan ibintu byose kabisa. Tuzajyane rwose, hariya ni mu rugo, hariya ni iwacu, nubwo habaye amatongo, ariko ndumva umuntu wabaye muri iriya nkambi ya Gihembe, na n'uyu munsi iyo uryamye nijoro urahatekereza, ukibuka abantu mwahabanye, ukibuka situwasiyo zagiye zibera muri iriya nkambi. ni ahantu twabanye igihe, hariya tuhafata nko mu rugo. Mbona ukuvuga ngo wowe wapanga umunsi tukagenda tukerekeza i Gicumbi, ntabwo ari kure, twagenda tukarara tunagarutse, ntabwo ari kure rwose. Umunsi wowe uzumva ahubwo ari wowe ufite umwanya uzambwire, tugende, uzambwire kuwa mbere mu gitondo.